muri aya mavugurura guverinoma izakomeza kunganira imiryango ifite amikoro make kugira ngo ubuvuzi bugere kuri bose. Aya mavugurura agamije kwagura no kongera serivisi z'ubuvuzi zihabwa abafite ubwisungane mu kwivuza. Ibi byo turabyemera. Koroshya ikiguzi cy'ubuvuzi, kujyanisha ubwiyongere bw'abakenera serivisi z'ubuvuzi no gutanga ibikenewe kugira ngo bazihabwe uko bikwiye. Kugeza ubu abaturage batanga umusanzu ugera kuri 33% by'amafaranga akenerwa ku mwaka. Aka kantu kakomeye cyane. Ni ukuvuga ngo niba uhembwa 120 afite abana 4 azahembwa amezi 11 nibibe appliqué no kuwa miliyoni 5 wa miliyoni 5 nawe azahembwa amezi 11 ukundi kubukwa mitiweli. Nuko byakabaye bigira. Niyo mpamvu byita uburyamirane. Niba mpembwa 120 ubwo n'umwana wiga gardienne nawe ndayamutangira. Ndamutangira veni nanjye veni kandi ninjye nkora ngenyine. Icyo bakitayeho. Hanyuma se muri system imibereho iyo wanditse ngo twinjiza ya ubanza gukarikira ngo umuryango utuwe n'abangana iki urugo rwinjiramo aya naye. So departement please Dr Sabe departement ya prevention nigira imbaraga kandi tuyibone vibratinga. Ntago ndumva aho bicomekeye kuko iki kintu ni kinini cyane ku muryango. Aya makuru Dr Sabe nizere ko anyumva. Yes, tubaha ikaze hano kuri KOP, turabasuhuje kandi turabakunda cyane. Tugarutse mu kiganiro nanone cy'uyu munsi, turi kumwe na mwarimu wacu aje muri iri shuri kugira ngo yongere agire ubumenyi agenda adusangiza gake gake. Mwari ngo haye ikaze. Umeze ute? Fresh. Umeze fresh. Siko mwabaye. Akantu k'abajene. Wagira ute? Ngo fresh. Yego. Umeze neza? Sava. Cyumweru tukigeze hagati tukinogonora. Ngo cyari cyose. Hoya ni kuwa gatatu. Aho cyumweru dukozemo ibiganiro bibiri ntago wavuga ngo kiri hese. Ntacyo. Twakabaye tugira nibura ibiganiro 4 cyangwa 5. Urumva turi ku cya kabiri rero ni kare. Ubwo tubare ko n'uyu munsi ari kuwa kabiri. Ubu ni ikiganiro cya kabiri. Giye kumeze ute? Sava. Hakurya haza Rusororo. Ejo nari ndi kugenda ninyuriza amaso ku mbuga nkoranyambaga mbona abagore bari kurwana. Apfa umugabo. Umugore aragenda agafata amabuye agatera kuri saro. Urumva ukuntu iyo nkuri yubatse. Umugore yari afite umugabo we. Umugabo afite umugore we. Baza kwihuza barabana. Umwe asiga umugabo w'isezerano undi asiga umugore w'isezerano bajya kwibanira. Hanyuma umugore akageza n'udufaranga mumeneramo ngo birangira bongeye gutandukana. Ariho none umugore yiseze insenda ngomba kumusubiza ibye. Iyi miryango dufite muri iyi minsi kumbona kwigisha ari uguhozaho. Wigi bari barwana hari wabigishiriza muri heshuri bigira mu kabari. Nobonye ko umugabo wari wambaye salubete yari afite n'icupa ry'urwagwa cyangwa ry'icyuma cyangwa rya sinzi icyo yanywaga ariko nabonaga ari kunywa. So urumva ya biyoga nibwo byanteye ubwoba cyane ko iriya quartier ntago nyizi ngo ni Kinyana ntago mpereza neza ariko mwanzani muri ya zone bamo zanzoga n'ubundi. Uriya mugabo namubona nyiri ya cupa iriya quartier nasanze ntayizi niba ari muri Bwiza niba ari Mbandazi niba ari Ruhanga. Gusa ni muri mu murenge wa Rusororo. Impamvu bashaka kwamenya nzi n'imiterere ya buri gace. Ariko ni bya byose ni urenze Gasogi. Gati ya Gasogi na Ruhanga. Uko biri kose ubwo kandi uriya mugabo nubwo yatembanaga ririya cupa ry'ibiyoga by'ibikorano. Ejo bari bantumiye kujya mu Inyagasambu. Ahaberaga umupira mukino wa gicuti wahuzaga amakipe y'abagore bo muri Gasabo na Rwamagana. Abagitifu b'utugari. Yego. Ikipe y'umupira w'amaguru y'abagore b'abagitifu b'utugari muri Gasabo na Rwamagana. Zahuye ejo ntago ndabona resultat. Ntago nabashije kubona umwanya kubera ibyo nari naramukiyemo. Navuyemo naniwe ariko iyo uwo mukino wa gicuti wari uwo gukangurira abantu kurwanya biriya biyoga cyane ko Gasabo kiriya gice nyine
kiriya gice Eh, ngo gikungahaye kuri byo. Ndera, Rusororo na Gikomero, kandi burya na Kinyinya ntabwo ari shyashya na Bumbogo. Kinyinya si shyashya muri biriya bice byo hakurya. Kubuhuriza iNyagasambu naho ni mu rugabano, kuko Nyagasambu umurenge wafumbwe no Rusororo bihana imbibi. So bivuze ngo kandi Rwamagana yatakaje abantu batari munsi ya 3 bo muri uwo murenge wafumbwe. Nibaza ko ari nayo mpamvu wenda mu mukino ariho bawushyize. Inzengero nyinshi ziri muri Gasabo ariko abakonsomateri benshi bari muri Fumbwe. Ni nabo bagize ibyago byo kubura ababo. Ko yongeye nari nababwiye ko ni namukana nagiyeyo ngomba kuvugana n'abavictime baziriya nzoga. Cyane cyane abafite ababuza ababo mu miryango cyangwa se abazirokotse bagifite ibisigisigi. Yego. Abahumye, abakomeretse, abatumva, abakubiswe nuko. Niyo yari gahunda. Ubwo no kugira ngo nyine twigishirize rimwe. Hanyuma rero kira cyabaye. Cyabaye abantu bo rese abantu birwa muri zira nzagwa amasomo bayafatira hehe koko. Nta muzima muri iriya centre bameze nk'abajane nk'abajabana yabwira mvura. Ariko mu centre nkari yagiye haba ameze kuri ya mu bice bijya kuba biri hagati somi-rural somi-urbain. Ni bice bisa n'ibyegereye umujyi ariko biba mu buzima butari ubw'umujyi. Bitari bwo mu mujyi. Ni bice byo mu mujyi ariko bitari biri mu buzima butari ubunyamujyi. Voilà. Ibyo bice abari danger. Abari danger cyane abari abakonsomateri ikibonetse cyose urabazanira kuko nta bushobozi bafite kandi bashaka kwitwara nk'abanyamujyi kandi bari hafi kubibashyira ntabwo ari nko kubijyana Kanjongo. Iriya incident ishobora kutaba Kanjongo kuko ho umwenzi w'i Kigali ni kubihageza byamugora cyangwa akaba yabishyize hafi. Yego, cyangwa bikaramuhenga. Izo ni ingaruka zo kuba hagati y'umujyi n'icyaro. Bundi kera bazitaga za commune dortoir. Ni uduce tuba twegereye umujyi dukonsoma iby'umujyi ariko tutabamo abanyamujyi. Manza ari nkuko nabyita. Ibikorerwa mu mujyi bakabimenya ariko batabasha kubikonsoma cyane, batabaho kinyamujyi kwa. Bari abantu mere kuri uriya mugabo n'uriya mugore bira byose babikomoka mu miryango kuri cyane. Bafite insiriri mu mibanire y'iyo miryango nabo ubwabo ariko babaye. Niba nk'abo bana bagiye bata ntibizagutangaze nabo bameze kuriya. Uriya mugabo icyabaye hari icyo bita complexe de Cinderella. Complexe de Cinderella ni uburwayi bw'umuntu w'igitsina gabo wicara yumva ko azatungwa n'umugore, cyangwa se umugore wicara yumva azatungwa n'umugabo. Uriya basireye queen babantu bicara boza inzara gusa nta kandi kazi bagira. Yego, ibyo ari beauty gusa kandi bakabura basa neza ngo umugabo azizana. Iyo niyo complexe de Cinderella. Yego. Aho kugira ngo ukore ukoboke uzatungwe n'amaboko yawe cyangwa n'uwo muzashakana muhuzi. Rero umugabo wageze wabonye ndavuga uriya mugabo ni uyirwaye. Uriya mugabo wa Saro. Kuko guta umugore wawe ngo kuba kubonye undi mugore wari ufite umugabo ariko ngo kuba ko azanye amafaranga akagushingira Saro ugaturundi rugo, kandi ngo bikavuga ko abagore amaze guta barenze umwe. Donc urumva yicishije inkwaro kwaha ahora kumanitse. Donc uvuga ngo aziko igihe cyose agomba guprofita abagore bakamutunga bakamushorera yarangiza akabatera uw'inyuma. Buriya rero igihe cyari kigeze uriye wa nyuma abonye ko amuhagama. Wenda iby'ubugabo tubireke subiza ibyanjye. Hanyuma abandi bagore bati uyu mugore yataye abana yahemukiye abana ntagende, abandi bagore ariko bamuvugira. Buriya bari abagore nabo bavugira umugabo birengagije ko umugore ari mugenzi wabo
buriya nabo bafite iyindi tageti hari n'ubundi ndi kubona nawe wari umeze nkaho yarimize cyane abanyamakuru muze yari yarimize ziriya santere ziba zigoye ariko buriya abayobozi ni nk'ariya bakabaye bareba ibintu nka biriya bikaba ku manywa kandi byitwa ngo hari amasaha yo gukingura utubari nese uriya mugabo w'isarubeti icupa yari arikuye hehe so ni ikibazo rero iyo uvuze ngo turigisha cyo kora pene nakwigisha nka muyobozi wa hariya tifu w'akagari wo muri kara gace ntabwo ndi kumva neza Kinyana numvise ngo ni Kinyana ariko ntabwo ndi kumva neza ariko umuyobozi wa hariya nibyo yakabaye azavuga ku muganda wo gatandatu ariko buri azaza yivugire mitiwere yivugire ejo heza yivugira iki iby'imibanire y'ingo ntacyo bimubwiye kandi nabyo byafekta ntuza byafekta ubwo buzima bwose cyane kuko umugabo w'abagore 4 n'umugore w'abagabo 3 cyangwa 2 ubwo se baba ku kiye cyiciro ubwo se muri system imibereho bimeze bite so rero nuvuga ngo gitifu nuza uvuga ibyo RSSB yagutumye na Minaroko banze umenye ngo abaturage bawe bateye bate niba babyukira mu rwagwa niba ingo ziyubaka zikisenya ntacyo wakabaye uvuga kuko ingaruka ziza ku bana abana bavuyemo nyina bariga uriya mugore bivuga ko yataye umugabo noneho nyuma za kumenya ko wa mugabo yataye umugabo abana arangije aragenda ajya kuri uriya wa salon de coiffure amugurira n'akagare ngo byose akajya abirya wa mugabo yasigiye abana nawe arabata urumva izo ngaruka cyane so nuko tudakumira hakiri kare rero yakaba yaragiriwe inama ntago ruvuga ngo va muri iyo nzu gira gutya ariko bamubwira ngo kuraha abana babyaye bari hehe urumva ejo rero imibare nizamuka y'abataye ishuri abati ishuri biva ku ngo zimeze kurya nibyo wenda umuntu abo yakwigisha nabo bayobozi baho twakabaye tubona ku muganda wo kuwa gatandatu usoza ukwezi kwa kabiri ibiganiro biganisha ku muryango umeze nka kuriya umva kabaye akavuyo cyane pe kabaye akavuyo abo bana ariko urumva iyo identification uriya mugore afite abana ku bagabo barenze 2 umugabo nawe afite abana ku bagore barenze 3 urumva ko kavuyo kenshi cyane ako rero tuzakabona mu myaka 15 iri imbere babana bakuze aribo babaye inkuke aribo bashikuza aribo banywa ibitabi kwako utavuga ubwo rero umuyobozi nubwo azaba atakiriho azaba ari ingaruka ze tubitukire uzaba ariho icyo gihe kandi byaratangiye abo bana bazamutse ku muyobozi wa none uyu nguyu ubwo Gitifu Sororo yumvireho biri kuba ari Gitifu Sororo n'uwa kare akagari nibamenye ngo baratukisha umuyobozi uzabasimbura mu myaka 15 iri imbere kuko nta baturage bazima bazaba bamuhaye ni wa wundi ukuraga urubanza rwamunaniye umubyeyi gito akuraga urubanza rwamunaniye umuyobozi gito agusigira abaturage badashobotse batazi gukora banywa ku manywa barwana baba mu makimbirane wagacaho ejo akajya muri pansiyo umusimbuye akajya ureba abantu babandi abamanagingaga yicecekeye ko bakiri batoya none uzamusimbura azaba managinga ari ibisore ari bikuru ayinya bishobora kwambura Gitifu bishobora kumwambura moto n'agasakoshi bitwara so nibyo ngibyo yego nibyo ngibyo biriya ni ikibazo abantu nicyo kintu abantu bakabaye birinda nta mpamvu yo kugira ngo abantu bashakane batagitinga ibindi bintu bitari kuvuga ngo barakundanye cyangwa se bagabije urugo niyo notamana abo bana biriya kare akavuyo kameze nka kuriye bose uriya mugore azi nyirabukwe na sebukwe abantu bibanishije kuriya ntabwo si umuryango rero ntabwo bibaho ntuzi umuryango ugira aho ukomoka cyane mwese uriya mugabo muri iriya miguruko azi iwabo buriya mugore ishwe ukuvuga ngo ejo isaha ashobora guhura na sebukwe cyangwa nyirabukwe mu isoko bakaba banarwana cyane urumva wari umuryango inzira zo gushinga urugo zo gushinga umuryango zirazwi simvuga izo leta yemera simvuga izo idini ryemera ndavuga izo umuryango wemera ariko ntabwo wajya kubana n'umuntu umwaka utazi wabo utazi ababyeyi utazi abavandimwe urumva abo bantu nabyo ni ubuhazi kubana n'umuntu utazi wabo utazi ngo akomoka he ni ubuhazi
ntubuhaze so nuwo ntabwo aba ari umuryango muba mushinze nyine ni nka butike kuko butike uyimura uko ushaka izyaba ingaruka rero bagatandukana cyangwa bakarwanira mu muhanda biriya niho biba byaratangiriye ntabwo umuryango washinzwe mu nzira zemewe n'umuco nyarwanda umera kuriyo oya yego urukomoje ku kintu cya mituweli ndaje nacyo tukigarukeho ariko mbere yuko tukigarukaho reka manze mbabwire ko ejo ari kuwa kane kandi kuwa kane murabizi tuba turi gutegurira weekend tujya mu gisope kwa Musonera Sostene ni hano mu kizunguruko cyo kwa Nayinzira ni ahantu heza muri Vista Kigali bafite igikoni cyiza icyo cyo sinabura kugiheraho special kiba kirimo agahene kabagiweho agafi karobeweho agatoki gatemeweho haba hari ibintu biri fresh cyane bakagira mucoma uzi kubitunganya neza cyane nkaho ibyo bidahagije bafite ibyumba byiza byo kuryamamo icyumba gifite salo kikagira n'akabaraza cyane urumva ni ibintu byiza cyane nk'ibyo bidahagije ukava muri salo ukajya mu cyumba ukava mu cyumba ukajya ku kabaraza ukava ku kabaraza winjira muri sale nziza ujya kwirebera match kuri screen nziza ujya kwikinira biyara ahantu hafite umutekano n'umutuzo hatari n'akajagari n'akavuyo urumva ko ari ibintu ni mu basirimu ukajya mu kajaride ukabufata akantu k'akayaga gake gake unabyina akazi k'igisope nta kibazo nta probleme ni hano mu kizunguruko cyo kwa Nayinzira ukahita ureba munsi y'umuhanda ukabona icyapa kinini cyane cyanditseho Vista Kigali kiba kiri kwaka gishashagirana ugahita winjirayo mubahamagare kuri 07 8 540 yego Premium Construction Group yes kuwa gatanu cyangwa kuwa gatandatu tuzajya gusura chantier kibazo rwose ngiye ndo umuntu uri tayari ubwo kwa gatanu twemeranyije ko uzabakorera akantu kajya gahita wewe na Eric ugahereza na Eric so abantu babubatsi komeza babwire rero yego narindi kubabwira kubwira abantu bacu ko dufite abantu beza babubatsi n'aba engineer bakiri bato cyane ariko n'abahanga pe cyane baravanze abanyarwanda n'abanyamahanga birivugira iyo ugiye kuri chantier yabo ebana urabibona ejo bundi tujya kuri ya etage ya Karembure noneho imwe twasize bari gutunganya ese wa musore yarahasoje wa musore twasanze ukiri muto ya uri muri stage yasubiye ku ishuri n'ubari baransaba amafaranga maze uze kumukandira yasubiye ku ishuri azagaruka mu zindi vacances uze kumukandira yego n'abantu beza cyane rero ubereka ikibanza cyawe bakakubwira inzu washyiramo ubereka ubutaka bwawe bakabukubwira icyo ubutaka bwawe bwakoreshwa urumva ko rero n'abantu b'inyangamugayo namwe ba diaspora muri hanze mukeneye kubaka mukubakirwa n'abantu babahanga cyane kandi b'inyangamugayo ni mugane Premium Construction Group yego kandi byiza biri karite mubegere ni hano munsi gato ya REB ku marembo ku munaro hari ugahita ubona inzu nziza cyane ya Premium Construction Group ukinjiramo bakaguha service nziza mubahamagare kuri 07 42 cyangwa 07 559 80 yego Tom ubwo kuwa gatanu cyangwa kuwa gatandatu ni gahunda yego amaze no kumpamagaza indi nimero ariko iyo ntabwo akunda kuyitanga ibyo nta kibazo ibyo nta kibazo 8 yego aha nibyo rero ubwo gahunda ni muri weekend tugomba kuzasura ayo mashantier tuzasura ya Ruhanga na Mandazi ni bya Karembure tubereka aho igeze kuko iya Muyumbu yo yamaze kurangira bamaze no kuyitaha baranayitashye yego yego good nari nkomoje ku bya mituweli ejo bundi twabivuzeho turavuga ngo tugiye kwegeranya amadata tuzagaruke tubifite byose bihagije hari ibyo twamajije kwegeranya rero yego ibya mituweli bihagaze biti kuwa mbere impamvu ntashatse ko tubivugaho hari gahunda yuko kwa kabiri aribwo hizizwa imyaka 25 mituweli maze ibayeho mu gihugu ko yatangiye 2001 hari urugendo rwo kujya kubisobanura kwishimira iyo myaka 25 ariko no kwerekana impinduka muri uru rugendo rwa mituweli yego bagiye muri ntuza muri Kayonza umurenge wa Kabarondo ahitwa Rusera niho ministre w'ubuzima Dr Sabin Sanzimana yarari afatanyije na DG wa RSSB ubita
ajya yitwa Rugemanshuro hagira indi yitwa Ndema Rugemanshuro Eric Regis nari mwibagiwe Rugemanshuro Regis bose niho bari wenda mpereye mbere yuko nsoma inyandiko batugeneye nk'abanyamakuru kamvuge muri make inyandiko ndaza kwisoma nyuma y'ijambo rya Rugemanshuro yego ko byinshi avuga harimo n'ibiri muri ino nyandiko ubundi abantu bose bakimara kuva ko mituweli yagiye kuri ku 2020 niyo nkuru yumvikanye biba nk'igikuba cyane pe ngewe umuntu wa mbere akibimbwira namubwiye nizere ko ari umuryango wose ariko nza gusanga ari umuntu berekana imibare mu nyandiko no mu mvugo ariko kumva ko mituweli ivuye kuri 3 ikaba 2020 byabaye nk'igikuba ariko kubw'amahirwe abazatanga 20 nabari mu cyiciro n'ubundi cyatangaga 7 abari muri 3 bazajya muri 4 na 5 na 4 barimo na 4 barimo 3 no hari 3 leta igakongerera 1,000 yego hakaba na 5 n'umunani mu bari za 3 arimo bazajya mu 8 yego so noneho rero icyiciro cya nyuma kizatanga 20 ni cyakindi cyari kiri n'ubundi kuri 7 ariko ikiba kirimo turaza gusobanura no kumenya ngo ese ubukungu bw'umunyarwanda bwarazamutse ku buryo ayo yatangaga yakwikuba 3 hanyuma ikindi tukibaza ngo ese ku cyiciro cyane ahantu ruzingiye icyiciro cya nyuma cya 20 ni uguhera ku muntu ukorera 120 kuzamura yego aho rero niho haba harimo icyo nakwita nk'ikisi uburyamirane n'uburyamirane ngo umuntu uhembwa saveni azatanga 20 bya mituweli n'uhembwa miliyoni 3 atanga 20 umwe akubye undi inshuro 15 ntabwo ari 15 miliyoni 3 se miliyoni 3 ahubwo ni 25 ahubwo inshuro 25 bagatangamwe aho rero niho hari uburyamirane kuko wa miliyoni 3 niyo wamuca 50 nta birenze uko Rugemanshuro yabisobanuraga nabyumvise bavuga ngo umuntu uhembwa 120 yinjiza miliyoni 1,440 ku mwaka hanyuma muri ayindi 1,440 ku mwaka agatangamo 20,000 kuri buri muntu ugize umuryango we ubwo nge ni 100 ko bigutangaje ugize ubwoba nanjye nuko muri miliyoni imwe umuntu uhembwa 120 afite abana 6 afite abana 4 nawe n'umugore mu mwaka azahembwa amezi 11 ukundi kumwe kube kujye muri mituweli kumwe iyo proportion rero ibyo ntacyo byari bitwaye iyo proportion niyo yagakomeje niba uhembwa 120 afite abana 4 azahembwa amezi 11 nibibe appliqué no kuwa miliyoni 5 wa miliyoni 5 nawe azahembwa amezi 11 ukundi kubukwa mituweli nuko byakabaye bigira niyo mpamvu byita uburyamirane so urumva abahembwa menshi bazatanga 20 n'uwijana uhembwa make atanga 20 okay noneho rero reka tubaze twumve Rugemanshuro ijambo ikiganiro yagiranye n'abanyamakuru ikabarondo hanyuma noneho turebe inyandiko batugeneye 5 ya ubwishingane bw'amagirirane bwo kwivuza twita mutuelle de santé imyaka 25 y'igikorwa nk'iki gahunda ya leta ni ikintu cyo kwishimira bikomeye cyane nkuko twabivuze kare mu byabanjije iki kiganiro gahunda nyamukuru ni ukwizihiza iryo sabukuru twizihiza ubuzima bwiza bwa buri munyarwanda twizihiza uruhare rwa muturage yabigizemo mu kwiteza imbere mu kwirindira ubuzima ndetse no gushyira hake mu kwivuza bibaye ngombwa tunashimira kandi leta y'ubumwe leta nziza y'ubuyobozi bw'igihugu cyacu gukomeza kugira imvugo ingiro bushyira umuturage ku isonga aho mu byo twasobanurira abaturage tuganira twerekanye ko mu myaka 10 ishize ibyishyurwa muri mituweli bye ku inshuro ebyiri kuva kuri miliyari 39 mu 2014-2015 aho umwaka ushize twashoze mu 6 byari bigeze kuri miliyari 98
uruhare rw'umuturage rukava kuri 67% mu 2014 na 15. Uyu mwaka twashoje wa miliyari 98, uruhare rw'umuturage rukaba ari 33%. Ibyo byose bikaba umwaka ku wundi uko dusoza umwe twinjira mu wundi, ibigenerwa umuturage agaciro kabyo kiyongera, ari indwara zivurwa, ari agaciro k'ubuvuzi gatangwa, ari umubare w'amavuriro afungurwa, yaba leta cyangwa yabikorera, yaba amafarumasi, ari imiti. Hari icyo minisita yakomojeho uyu munsi avuga ko uno mwaka twatangiye ndetse bizanakomeza, umubare w'imiti yishyurwa na mitiweli yavuye kuri 800 ikagera ku 400. Ibyo rero nibyo turi hano kwizihiza uyu munsi, twizihiza icyo gikorwa cy'amagirirane, icyo gikorwa cyo kugira uruhare mu bitugenerwa nk'abanyarwanda, kandi dushimira leta ikomeje kudushyira ku isonga nk'abaturage bayo. Icyo mwavaje rero nshaka komozaho mutubaza muti se mwatubwira byimbitse ku musanzu mushyashya. Nibyo koko imisanzu yahinduwe, hagenda hiyongeraho amafaranga make. Reka mbere ku cyo minisita yakomojeho, minisita w'ubuzima avuga ko iyo tujya gusaba umusanzu uhwanye n'ayo buri muturage kigereranyo yivurizaho ku mwaka, byari kuba amafaranga arenze 50,000 kuri uyu muturage. Ariko nko mwabyumvishe siko byagenze, ubu hari hazwi ko igice kinini ndetse kirenze 98% cy'abanyarwanda kishyuraga 3,000, hari abitangira n'abatangirwa na leta, ni n'akandi gace gatoya kwijana kishyuraga 7,000. Ubu rero hajemo inzego 5, abari mu cyiciro cya mbere cyangwa se mu kigero cya mbere, abatishoboye badashoboye no gukora, abo ngabo leta izakomeza kubishyurira uko bisanzwe, ibishyura 4,000. Abari mu kigero cyo batishoboye ariko bashoboye gukora, abo ngabo bazajya bitangira 3,000 nkuko bisanzwe, ariko leta ibarengereza 1,000. Icyo ushaka gushimangira hano nuko uruhare rwa leta rwiyongereye. Leta ubundi yatangiraga 3, ariko uyu mwaka noneho aho yatangiraga 3 zatangira kwitangira 4,000, ndetse n'abandi bishoboye ariko batishoboye ariko bashoboye gukora, leta bitangira 3, leta ibarengereza 1,000. Abandi barenzeho mu kigero gikurikiraho bo bazajya bishyura 5,000, ndetse igikurikira icyo ngicyo bishyura 8,000, ndetse imibare twereka ko 70% y'abanyarwanda bazajya bishyura ku 5,000 kumanura. Byumvikane ko 70% y'abanyarwanda bazajya bari mu kigero cy'abishyura 5,000 kumanura. Hari agace gato abantu bakomojeho bavuga ati ese n'abababeshyaga bababwira ko ngo mitiweli yakubye kangahe. Sibyo, abari mu kigero cy'abishyura 20 ni agace gato k'abantu batarenze 8%, kandi abo n'ubundi amakuru ahari abyemeza barishoboye kandi bazabasha kuyabona. Ugereranyije mwe yanavuga ati ni nk'ibihumbi 2,000, ni munsi y'2,000 ku kwezi. Hana bajata ariko hari abafite ingo bari mu cyo kigera ariko bizagora badafite ubushobozi. Imibare twereka ko ujya twizera imibare kandi dushimire inzego zibikora ko zibikora neza. Imibare yerekana ko abo muri cyo kigero cy'ibihumbi 20 ingo zabo zifite ku kigeranyo cy'umubare w'abantu 2.7. Bivuze ko ku mwaka ni ibihumbi bitagera kuri 60. Ibyo rero urumva ko ubaze n'amafaranga angahe, ni ibihumbi hafi 5 ku kwezi. Abo bantu rero bakorera arenze 1,400,000 ku mwaka. Icyo mbivugira nuko imibare yagendewe irizewe, hagendewe kuri makuru ari muri imibereho system twese tuzi, akanyenyeri 195 urwego gara makuru yawe. Ariko ibyo nanone nsoza ku kibazo wabajije, nubwo uruhare umwaka ushize rw'umuturage rwari 33%, rwari 67% muri 14-15, uyu mwaka tuzatangira tuzamura imisanzu, uruhare rw'umuturage ntango ruzarenga 42%, ni hagati ya 40 na 40. Good. Inyandiko igeneye abanyamakuru ku munsi wo kwizihiza imyaka 25 y'ubwisungane mu kwivuza mu Rwanda, yabaye ku wa 2 tariki 24 z'ukwa 2 2026 mu murenge wa Kabarondo i Rusera mu karere ka Kayonza. Abayobozi bari bahari nabakubwiye, dore nari mbifite
Dr Sabin Nsanzimana minisitiri w'ubuzima, Regis Rugemanshuro umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubwiteganyirize. Muri uku kwizihiza iyi myaka 25 y'ubwisungane mu kwivuza hanatangazwa amavugurura mashya agamije kunoza ireme rya serivisi. Yego. Batikayonza ku itariki 24 z'ukwa kabiri 2026 guverinoma y'u Rwanda irizihiza imyaka 25 ishize hatangijwe gahunda y'ubwisungane mu kwivuza mituelle de santé yagize uruhare rukomeye mu kugeza ku buvuzi bwiza kuri bose. Mu myaka 25 ishize ubwisungane mu kwivuza bwahinduye uburyo abaturage babona serivisi z'ubuvuzi mu Rwanda. Ubu buryo bwafashije abaturage barenga 90% kubona ubuvuzi aho ntawe ukirembera mu rugo kuko yabuze ubushobozi. Bimwe mu byo dukesha gahunda y'ubwisungane mu kwivuza birimo: icyambere, icyizere cyo kubaho ku muturarwanda cyavuye ku myaka 49 yo muri 2000 kigera ku myaka 70 2025. Kubera iki? Aho ngaho turatangira dusesengure. Yego. Kubera iterambere ry'ubuvuzi byatumye 1 indwara zimwe zarakumiriwe, 2 izindi ziravurwa kandi zivurwa neza. Yego. So bituma noneho ya espérance de vie ya myaka yinjiye. Abapfaga ari benshi mu myaka kuva hagati ya 49 na 70 niko byagiye bizamuka. Donc ntabwo abantu bakomeje gupfa bazira indwara. Icya kabiri, abaturage bagera kuri 90 babasha kubona ubuvuzi kubera ubwisungane mu kwivuza. Yego. Umubare w'ababyeyi bapfa babyara waragabanutse uva ku babyeyi 1000 ugera ku 149 ku bantu 100,000. Icyo bita taux de mortalité maternelle. Donc mbere bari 1000 ku bantu 100,000, none ubu ni 149 ku bantu 100,000. Donc baragabanutse. Abagore bapfaga babyara nabwo kubera ubuvuzi buri hasi, abaganga batari inzobere, amavuriro adafatika adafite maternité, ambulance zidahari, ibyo ngibyo. Ndimo ndabibasobanurira ba Dr Sabe ayinya ntamera nka Lorenzo ariko ntacyo. Oya. Icya gatatu, ego icya kane, umubare w'abana bapfa batarageza ku myaka 5 waragabanutse uva ku bana 196 ugera kuri 36 ku bana 1000. Ibi byo rwose vraiment taux de mortalité infantile yavuye ku 196 ku bana 1000 ubu ni 36. Yagabanutseho nk'inshuro esheshatu. Yagabanutsemo asigaye kimwe cya gatandatu. 36 ku bana 1000. N'abana ni bake cyane, ariko birabazageza no kuri 0. Abitabira serivisi z'ubuvuzi bikubye inshuro zirenze 2. Ariko tujye twongeramo n'abajyanama b'ubuzima. Muri aka kazi harimo abajyanama b'ubuzima cyane cyane. Ko hari indwara zivurirwa mu mudugudu zivuye n'abajyanama b'ubuzima mbere uko zizahaza abantu. Noneho nujya kwa muganga akajya hari ibyibanze yamaze kubona. Ni byiza rwose. Domaine y'ubuvuzi ntacyo tuyiveba, ariko nitugera ku ikofi biraba intambara. Ku ikofi niho ruzingiye. Amavugurura agamije kongerera gahunda ya mituelle imbaraga. Icyambere, kongera ibikorwa by'ubuvuzi byishingirwa na mituelle. Ibyo byo nabyo ntarasoma. Hari ibyo hari imibare bongeye bavuze yandi ma service, impyiko, kubaga umugongo, ni byinshi ibyo bongereye. Serivisi z'ubuvuzi zihabwa abafite ubwisungane mu kwivuza nazo zarongerewe, hatangwa ubuvuzi bwihariye bujyanye n'iterambere ry'ubuvuzi mu Rwanda. Zimwe muri serivisi zongeremo harimo gusimbura impyiko, kuyungurura amaraso, kubaga ubwonko, kuvura indwara z'umutima, gusuzuma no kuvura kanseri, kubaga amagufa no gutanga ibikoresho byunganira abafite ubumuga n'izindi ndwara zifashisha ikoranabuhanga rigezweho. Mu bihe byashize izi serivisi zongewemo ntizashoboraga gutangwa imbere mu gihugu. Byo harimo n'ibindi byo kubaga umugongo ntabyo, ariko ni byinshi. Urumva nibagezaho kubaga ubwonko kandi a distance. Aho ni sawa cyane kabisa. A distance umuntu akakubaga ari kure. Kandi atabanze gushwanyaguza umutwe. Amavugurura mashya mu mitangire n'imisanzu agamije kongerera imbaraga gahunda y'ubwisungane mu kwivuza. Mu gihe twishimira ibyiza twagezeho,
muri iyi myaka 25 ishize guverinoma y'u Rwanda yatangije amavugurura mashya agamije kunoza serivisi no kuzigeza ku baturage. Kataza kuncika yego pension. Yego tuzigeza kuri bose. Icya kabiri, uburyo bwo kwishyura amavuriro mbere cyo bise capitation. Musaza wifumbwe, musaza w'umuhanda na nubu igitiyo cye ugomba kukimuha na nubu niko bimeze. Ahadi ni haki, arabyemerewe cyane kabisa ku bufatanye na ministeri. Ariko ubwo ndi kubwira abadukurikiye kuko twarabimwemereye kuri KOP. Ingorofani, igitiyo, inyundo, umutarimba, iyo bita itindo, ahubwo si ibyo cyane dukeneye abantu nibura 2 cyangwa 3 batugurira ingorofani n'inyundo. Nibyo biremereye, ibindi tukagerageza. Ibyo nibyo biremereye kuko bifata hagati y'ibihumbi 70 n'ijana. Twagiye yego dukomeze kaba kaciyemo nta kazerega abo dukorera turabazi. Ku bufatanye uburyo bwo kwishyura amavuriro mbere, ku bufatanye na Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi na RSSB hatangijwe uburyo bushya bwo kwishyura mbere ibigo nderabuzima amafaranga yifashishwa muri serivisi zizahabwa abanyamuryango. Ibi bitandukanye nuko byakorwaga mbere, aho amavuriro yishyurwaga nyuma no gutanga serivisi rimwe na rimwe bigatinda bikanadindiza serivisi. Ngo bagiye kujya babona amafaranga mbere, aho kugira ngo ujye kwa muganga kurenga umuti ntawo. Mu amavuriro azajya ahabwa amafaranga mbere, agura imiti, agura ibyangombwa by'ibanze kugira ngo atagira umuturage usiragira cyane. Bigamije kongera ireme rya serivisi z'ubuvuzi zihabwa abaturage no gufasha amavuriro mu igenamigambi, guharanira ko amavuriro ahorana imiti n'ibindi bikoresho by'ingenzi. Ubwo dukoresho inzembe, amaserenge, bande, yego. Hanyuma kwirinda ingaruka ziterwa n'ubukererwe bwo kwishyurwa. Hari aho hari amavuriro yari afite amadeni. Korohereza abatanga serivisi z'ubuvuzi gukomeza kuzitanga nta nkomyi. Ubu buryo bwo kwishyura mbere bwatangirijwe mu bigo nderabuzima byo mu ntara y'Iburasirazuba guhera muri Mutarama 2026 bukazakomeza ahandi mu gihugu. Abaturage baributswa kugenzura amakuru y'ingo zabo kugira ngo bamenye icyiciro bariza ayinya system imibereho. Akano basorejeho akari nako katugejeje kuri system imibereho ngo buri muturage agomba kugenzura. Nuvuga ngo ikigaragara mu gitondo twavugishije witwa Ivan Magwene arimo tubwira ngo muri system imibereho ubundi babanje gukangura abaturage kujya kubyijyanamo. Nanyagana nabyumva mu runana kuko nkunda kurwumva ku cyumweru, ariko abaturage bagenze biguru ntege leta irabyikorera bashyiriramo. Ubwo rero impamvu bavuga ngo mugenzure murebe niba ibyo leta yababeshyeye ari ukuri. No gufata yaragiye igafata muri Rwanda Revenue usora ngahe, cyangwa niba uri umukozi bagusorera teperi yangahe bagahita bamenya bihembwa. Bakareba RSSB umukoresha gutangira ngahe, bakareba niba wikorera usora ngahe, babyumva. Yego. Bakareba muri bank niba muri bank uhembwa ngahe, cyangwa bakareba muri MTN na Airtel utunyenyeri twawe tumeze gute. Bahita bakaruca. Ubwo rero ni impamvu ari kuvuga ngo mugerageze mujye kwireba mutaza gusanga mwagiye hahandi hejuru. Amavugurura mu misanzu. Hashyizweho ibyiciro 5 by'imisanzu bishingiye ku mikoro ya buri rugo. Muri aya mavugurura guverinoma izakomeza kunganira imiryango ifite amikoro make kugira ngo ubuvuzi bugere kuri bose. Aya mavugurura agamije kwagura no kongera serivisi z'ubuvuzi zihabwa abafite ubwisungane mu kwivuza. Ibi byo turabyemera. Koroshya ikiguzi cy'ubuvuzi, kujyanisha ubwiyongere
bw'abakenera serivisi z'ubuvuzi no gutanga ibikenewe kugira ngo bazihabwe uko bikwiye. Yego. Kugeza ubu abaturage batanga umusanzu ugera kuri 33% by'amafaranga akenerwa ku mwaka. Aka kantu karakomeye cyane. Ni ukuvuga ngo nk'uko Rugemashuro yabivuze, mu ntangiriro agereranya 2014 na 2025. Yego. 2014 iyi process yo kwivuza hakoreshejwe mitiweli, leta muri 2014 umuturage yatangaga 64, leta igatanga 36 muri 2014. Ariko uyu mwaka ushize leta yatangaga 67, umuturage agatanga 33. Nuvuga ngo ibya leta byagiye bizamuka, uruhare rwa leta rwagiye ruzamuka, urw'umuturage rukamanuka. Ubwo niyo mpamvu bongereye. Urumva nibyo yasobanuraga, kubaka amavuriro, kugura ibitanda no gushya ekipo mu mavuriro, ngizo za ambulance, ngaba abaganga bari karifiye, no kongera izo serivisi. Yego. So urumva leta reka mbyite gukira, abaturage bagendaga bava mu basigira leta umutwaro munini. Noneho bigeze uyu munsi biravugwa ko umuturage agiye kugira nibura 42, hagati ya 42 na 48. Impamvu mbivuga nkekeranya nuko Rugemashuro mu ijambo yavuze 42, ariko hano mu nyandiko ufite 48. Ubwo ni hamwe muri kimwe muri ibyo. Uwanditse ashobora kuba yazamuye, ariko we uriya simbize. Okay, 33 by'amafaranga akenerwa mu mwaka, mu gihe leta yatangaga 67. Ibyo ni iby'uyu munsi. Kandi mu ntangiriro mo hagati mu 2014 umuturage yari afite 64, leta ifite 36. Umva basiganwe cyane, bari barasiganwe. Ndumva abaturage bavunishije leta cyane, ariko ndaza kubivugaho da. Mu mavugurura mashya abaturage bazatanga umusanzu ugera kuri 48%, mu gihe leta izakomeza gutanga umusanzu munini ungana na 52. Nk'aya majwi yo muri Kenya, amajwi ya Ruto. Izi mpinduka zigamije gushyigikira ku buryo burambye serivisi z'ubuvuzi no gutuma serivisi nshya zemejwe na leta zigera kuri bose, za zindi bongereyeho. Yego. Ukeneye kugenzura serivisi imibereho, ibyo bazabanza babibwirize. Amafaranga sasa, icyiciro cya mbere 4,000 bitangwa na leta. Icyiciro cya kabiri, ubwo hano ho ntabwo amafaranga ariho. Icyiciro cya mbere n'abafite amikoro make batagira icyo pourcentage ntazo mfite hano. Icyiciro cya mbere 4,000 bitangwa na leta, aba n'abantu bantaho nikora. Icyiciro cya kabiri kizajya gitanga 4, ariko bitatari by'umuturage, igihumbi ari icya leta. Okay, oya. Nibyo. Icyiciro cya dore inyandiko mfite hano. Icyiciro cya kabiri ni 4,000, ariko leta ikabongeraho 1,000. Bo bagatanga 3. 4 ni 4 bakongererwaho na leta 1,000. Icyiciro cya gatatu 5 yose ari umuturage yatanze. Aha ngaha twageze muri 4 nabinjiza munsi y'ibihumbi 30. Icyiciro cya gatatu nabinjiza hagati y'ibihumbi 30 n'ibihumbi 60. Bazishyura 5. Icyiciro cya kane nabinjiza hagati y'ibihumbi 60 n' 120 bazatanga ibihumbi 8. Hanyuma icyiciro cya gatanu ni ibihumbi 20 ahasigaye hose. Ahasigaye hose aba nabakorera hejuru y'120 kugera kuri miliyoni 10. Yego. Umvise aho tugwa? Nishatse nanarekera, ariko ntago narekera, hareka mbanze nkora icyanzanye. Good. Ubutumwa bwa mbere natanga, ese ubundi aya mafaranga nta n'ubundi buryo yakoreshwa mu gukumira indwara, tutagombye kujya tugura imiti tutazi mahanga na hehe. Hakaba hari itsinda rya prevention ryo gukumira indwara, ryigisha imirire myiza, imyitwarire nkumira ndwara. Urarya iki, urakirya gute, gitekwa gite, hanyuma urarenzaho iki, amazi se, siporo, imbuto, imboga, ibyo bikaba ari byo bigira imbaraga. Byose urabirya ryari, ibyo bikaba imbaraga zikajya aho hantu kugira abantu ngo kugira twirinde ibi.
so niba ari kanseri, niba diyabete, niba ari hypertension, ni indwara abantu bashobora kwigishwa kuzirinda kandi nizo zitwara menshi mu kuzivura. Dr. Sabe nizere ko anyumva. Imbaraga zo gukumira indwara ziri hehe? Cyane cyane ko iyi miti turi gukoresha, aya mafaranga yose ari kugenda, iyi miti yose iva hanze, kandi ibyakaturinze indwara turabyifitiye. Tweza imboga, amashu, karoti, imbuto turazifite. Ibintu byose ubunyobwa tubikoreshe gute? Dufite ibitoki, dufite ibirayi, dufite umuceri, tubikoreshe dute? Dufite ibishanga byo kotama akayaga, tujyeyo ryari, tumare iminota ingahe? Birakumira ihe ndwara. Ibi ndwara bikakaye biririndwa, cyane cyane za ndwara zitandura kandi nizo zitwara amafaranga menshi. Ziririndwa guhera mu buto. Wenda gahunda tumwerese wenda nayo irimo, ariko harimo n'ibindi. Twirinde ibiki, twihata ibiki. Numva Dr. Sabe, tubwire ku buryo tageti mu myaka 10 iri imbere tunabona ko indwara zagabanutse, ahubwo zitagabanijwe no kunywa ibinini, ahubwo zaragabanijwe no kuba no kwirinda. Nitwivuga ibigwi ko todo mortalite yagabanutse kubera kuvurwa neza. Oya, ubutatuwe twivuga ibigwi ko todo mortalite yagabanijwe na prevention, discipline. Abantu bongereye siporo, bongereye amazi banywa, bagabanyije stress, amakimbirane, ubwo byose ubuzima ni ibyo byose. Good. Hanyuma rero mu mafaranga uko Rugema Nshuro abivuga, 2014 umuturage uruhare rw'umuturage yari miliyari 34. None ubu ni miliyari 98. No, na amafaranga agendaga muri ibi byo kwivuza. Miliyari 34, none ubu ni 98. Ariko pourcentage uruhare rw'umuturage rugenda rukura nk'isabune. Ruva kuri 34 rugera kuri 33. Urwa leta rwo rukomeza rutumbagira, ariko ni nabyo. Hari abanyarugomo duherutse kuganira cyangwa twaganiriye uno munsi barimo bavuga batariko yakaboko ka leta kaje gukora mu mufuka wanjye, ndawurangaza kaba hose gahigika ibiceri gafata inoti. Atariko jewe najya gukora mu mufuka wa leta akenge kakabera ugakoza amagatoki kamwe koze kakagerayo. Ariko it's okay leta bakoze byinshi. No kuvuga ngo ariko impamvu bimbivuze kuba leta yatanga umusanzu munini, icyambere izo nyubako iza leta. Abo baganga nubwo ibahaye akazi niyo yabigishije, sibyo? Ntabayo baranishyura buruse, baramwishyura amadeni, ibiki byose leta byose biba bihuriye, biba bicomekeyemo. Donc no kuvuga ngo icya kabiri rero akantu nari nanditse mu kanya ngo katancika, ubwo nari mvuze ngo badukorere plan ifatika yo kukumira indwara. Prévenir que guérir. Mieux vaut prévenir que guérir. Mesure de prévention z'indwara ni izihe? Mu gihe aho kujya dushyira imbaraga muri mesure de guérison, aho dushyira mu kuvura. Gahunda zo kuzikumira zigaragare, zigira imbaraga, zimenyekane mu itangazamakuru, muri platform zose z'abaturage, abantu bigishwe gukumira indwara. Kuko hari indwara nyinshi turwara twakabaye twarazirinze. So departement, please Dr. Sabe, departement ya prevention nigira imbaraga kandi tuyibone ivibratinga. Nibi binini twirwa twirohabo ntabwo biri naturel, ni biva ruganda. Mutubwire dore urubuga niba ari isogi ishobora gukumira kanseri, nyigisha abantu kuyihinga. Niba ari intagaraso ryo zigabanya diabete, no, buri rugo rutegekwe kugira igiti. Umujyi wa Kigali shyizeho ka free day, n'uturere tuzigire n'imirenge zigire,
kunywa amazi meza, ibintu byose. Izo nyigisho za prevention muzihe imbaraga aho kugira tujye twikomanga ku gatuza ngo twanyweye ibinini ngo mu Rwanda ngo hinje ngo amatoni ngo 15 ngo y'ibinini. No, aje gukemura ikibazo nagombaga kuba narigishijwe kwikemurira hakiri kare. Aho niho Esperance de Vie nayo izanagera hejuru ya 70, kuko umuntu wakuza arya neza yirinda indwara yibungabunga azatangira kunywa imiti nyuma ya 70-80. Ariko ubu twebwe bamwe ba diabetes zitangira kuri 45, za guti zaki. Ibyo byose ni ibintu byakabaye bikorwa. Icyo ni kimwe. Icya kabiri bo prevention, gukumira indwara tukabibona. Icya kabiri rero niba aya mafaranga mu kuyapanga, umuntu uhembwa miliyoni imwe n'ibihumbi 1,440 ku mwaka, sibyo? Yego. Akavanamo ibihumbi 100. Okay, reka tubare umuryango abantu batandatu, ukavanamo 120, kimwe cya 12 cy'umushahara w'umwaka kigiye mu kwivuza. Batwereka ubushakashatsi mu byo umuntu akenera. Ubuvuzi buri kuri kangahe? Dukeneye kurya, dukeneye kwambara, dukeneye kwigisha abana, dukeneye ingendo, dukeneye ibintu byose urugo rukeneye. Imiti iraza kuri pourcentage ya kangahe? Dukenera na renti z'inzu. Aho kuba vara. Imirire no hera kuba. Oya nagoya utariye se warya. None se udafite aho uba wari gite? Oya ubanza kurya. Okay. Ubanza kurya niyo warara ku muhanda ariko munda arimo akantu. Aho ni sawa. Kurya, kuryama, kwambara, gukaraba, ubwo ni isuku, ingendo, kwiga kw'abana n'ibindi biri sociale. Izo besoin zose statistique igenda twinjiriremo, none yerekane ngo umuryango dore pourcentage yo kwivuza irangana gutya. None turebe koko niba ari kimwe cya 12. Abyo nibyo bifite logique. Icyo ni kimwe. Hanyuma nibirangira bagura ibyiciro. Niba byitwa ko umuryango w'abana 4, umuryango ufite abana 4 n'umugabo n'umugore, uhembwa amezi 11, bibe ku miryango yose. Kudo la vie twese tubaho ku masoko amwe. None urugo rumwe rwa Elize rurahembwa amezi 11, ukundi kubuko kwivuza. Nuko nurwo kwanya kubaho runaka nibibe gutyo. Uhembwe 3 mu kwezi muri 36,000, 3 nazo zijye nkuko nanjye 120 nanjye. Iyo niyo equilibre, iyo niyo ringaniza, iyo niyo egalite, iyo niyo equité. Umuntu upanga ibi bintu kucyagera ku ryibiri agafata amafiri. Iryibiri rivuga iki mu Rwanda? Guhemba 120 bivuga iki? Ubundi umuntu uhembwa 120 mu Rwanda aba mu nzu yangahe ya senkani. Akabasigaye ariko umuntu uba mu nzu ya senkani uramusaba amafaranga ya mitiwere angana na yuba mu nzu ya senyisa. Mu mibereho amukubye 10, ariko wajya gukora mu mufuka we ugakora mangana, ukazamuramo ibingana. Joseph twabagaye mu gitondo abishyiramo urwenya avuga ngo dusengera abakire, ngo kubera ko ngo no muri essence ngo abayatanzemo, ngo no mu mutekano yatangamo. Oya, ngewe ndahamya ko bibaye gutya bivuze ngo buri muntu muri revenu tubigire principe. Revenu annuel mu mezi 12 kumwe, fata kumwe kujye muri iki kigega, byatuma na babandi ba mikoro makeya tutagira n'icyo tubasaba. Aba 30 urabasaba yiki? Ubikoze gutyo ukaba véridique, ukaba juste, ukaba ngo buri wese atanga kimwe cya 12 ku mwaka. Okay, ihame ribe ngo ukwezi kumwe mu mwaka kugendere kwivuza, warwara utarwara. Noneho na wa wundi wa 30
uwa 30 mu kwezi ku mwaka akorera 360 ubwo 30 yavaho 330 akajya muri mituweli nta kibazo. N'uwa miliyoni 3 nawe miliyoni 3 zikajya hehe muri mituweli, aho byaba ari sawa tukumva uko bimeze ubwo na statistique ibyinjiremo kuko bino byiciro uburyo babikase kugera kuri 10 ku ijana ku mushahara w'ijana 20 ugafunga feri ntago ndi kubyumva kandi dufite igihugu kirimo n'abakorera miliyoni 5 bijya kugutungura ukajya kubona ukabona n'umukecuru wa 80 ari mu bishyura 20. Icyanyuma rero ubundi mbere yo kubanza ukarikire urwo rugo ngo ibyinjira mu rugo urugo rushobora kwinjiramo 120 rurimo abantu 6 7 8 na bya bindi ubanza kwitaho. Ese kuki batareba wenda aya ngaya bakayabarira kukora noneho utinjiza akabarwa muri babandi nyine batinjiza, kuko ni ukuvuga ngo niba mpembwa 120 ubwo n'umwana wiga gardienne nawe ndamutangira veni nanjye veni kandi ninjye nkora njyenyine icyo bakitayeho. Hanyuma se muri system imibereho iyo wanditse ngo twinjiza ya ubanza gukarikira ngo umuryango utuwe n'abangana iki urugo rwinjiramo aya naye. So rero urumva amafaranga yabazwe ku mushahara ariko aratangirwa urugo rutari rw'abanyamishahara. Harimo umuntu harimo abadakora ukora wenyine kandi ubwo mu Rwanda hari ibyo birengagiza imiryango yacu. Hari igihe ufite umukecuru ikanarange nyoko cyangwa nyoko bukwe so bukwe naho bicaye ukeneye kwitaho, ibyo byose bigomba guhabwa agaciro. Ariko ngewe icyo nsimbarayeho cyane nuko batagarukira kuri saveni. Yego ibindi byose abantu babiganira nibakomeze nibagura urutonde. Hari abahembwa 300 aba 500 aba 800 bose guhera kuri saveni ngo nimwishe. Abantu ba saveni baba barenganye kuko ni bato cyane. Marie Makira atarigendera ni wavugaga ngo ariko ubu ni gute ngo bashyize mu cyiciro kimwe na gitifu. Ubu nuvuga ngo umuntu hembwa savi ari mwarimu bamugejeje kurangahera muri yo range se n'ubundi. Nuvuga ngo mwarimu wa primaire mwarimu wa primaire azajya yishyura nkayo ambasaderi yishyura ko nicyo cyiciro cya nyuma. Bose tubavuge ambasaderi, ministre, député, sénateur, millionnaire, nyiri uruganda, nyiri company. Ibintu byavugwa hehe ubwo ari ibaye titre. Ndaza kubaza abarimu umuntu wa saveni ndaza kubaza ariko okay biroroshye. Umuntu hembwa saveni ni umuntu winjiza 4 ku munsi. 4 ubwo n'umuyedaragwamo kuko muri Kigali barayageza. Umufundi we bye umumotari wagiye wenda umunyonzi niwe ushobora kujya munsi. Umuntu winjiza 4 umuntu wese winjiza 4 ku munsi umuntu washize muri system imero akavuga ko yinjiza 4 ubwo azishyura veni ku muntu ku mwaka. Veni ku muntu ku mwaka ntabwo ari buri kwezi. Ikibabaje rero nako gishimishije abagatarimo herutse kunyigisha niyo baramwe ngo ni ikibazo cyiza. Ikibabaje gishimishije nicyo nakwita ikibazo cyiza. Nkuko Rugemashuro babivuga we yavuze ko abantu imiryango ya mikoro igira mu wayene y'abantu bari munsi ya 3. Yavuze 2 n'ibice 7. Ubwo nuvuga ngo nabantu 3. Ubwo ni ya couple ibyara umwana umwe. Abo nibo bafite ubwatsi. Nibo bafite ubwatsi. Babandi hasi ba 30 mu wayene yabo ni 5 umuryango. Ubwo nanjye ndimo ni 5 umugore n'umugabo n'abana 3 batwebwe. Turi hahandi munsi wa murongo. Uri kubyumva? Ndakubyumva cyane. Urumva nicyo nakwita 3 ni bakeya ni muri moyenne kuko hari imiryango igira na 7 cyane pe. Kandi iyo miryango ari yayindi yinjiza munsi ya 30. Aha fata umuntu ufite 7 yinjiza 30 ku kwezi. Umugore adakora abana biga
kuko iyo nongeyeho ngo biga aho gukora ahubwo bakora mu mufuka wa se cyane. umugabo niwe ukora akorera 30. Twamuciye angahe? Twamuciye 4 kuri buri muntu. Ubwo mu bantu 7 ni ibihumbi 28 ku mwaka. 28 ku mwaka. Yarinjije angahe? 360. Akatungamo babandi 7 bose cyane. Aho niho cyo gikomereye. 30 kuyatungamo 7 ugasagura yarimo avuga yavuze ko uno muntu wa veni ari uburyo bibaraga bikasa n'ibyoroshye. Uyu muntu uzajya utanga veni ari umuryango w'abantu 3. Ati ni ibihumbi 60. None agahita avuga ngo ni 5 bya buri kwezi. Aho wumva byoroshye. Wumva byoroshye. Umuntu hebwa sa veni wa muntu we barakubwira ngo niba ufite abantu 3 jya ubika 5 umwaka uzarangira wayujuje. Ibyo ntacyo byaba bitwaye. Ariko niba ufite 7 nziko mu basaveni harimo bafite abana 5 washyiraho umugore n'umugabo bakaba 7 ibwo ni iryine, sibyo? Iryine ubwo biragusaba ko buri kwezi ubika 12 yego ni 12 buri kwezi muri ryibiri kimwe cy'icumi twavuze tuvuga. Wabanje ubwo wavanyemo iki? Kurya, kuryama, kwambara, kwiga kw'abana, amazi, isuku, isukura, ingendo, itumanaho n'isuku, kwiyogoshesha, kwambara. 12 wabisagura? Eshwi. Kuko urwo rugo guhaha icyambere ni umuntu wa saveni n'inzu n'inzu ya senkani nibayikwirwamo. Yaba mu 170. Hagasigara senkani ukazasaguramo 12 bya mitiweli. Ubwo hagasigara 38. 38 yatunga abantu 7 ukwezi. Ntago bishoboka. Ngahe nguko rero ubwo ni ibintu tugomba kongera tukaganira, ariko ni byiza. Ikindi nuko oya buretse gato. Buretse gato. Utuntu tubiri nongera kugarukaho. Statistique niyo yakabaye idufasha kumenya ngo umunyarwanda wa kino gihe ubushobozi bwe bwikubyiza ishuro natwe reka dukubi. Cyo ni kimwe. Icya kabiri, iyi RSSB nta mwaka urashira itangaje ko n'umusanzu wa pension ugomba kuzamuka. Urumva ni ibintu ni projet ebyiri ziri kugwa mu rugo rumwe cyane. Sibyo se? Umusanzu wa pension n'umusanzu wa mituweli. Usibye ko benshi aba pension wenda bafite narama bashobora kuba batazatanga wa mituweli, ariko benshi hari gihe babibamo byombi. Ntabwo ari itegeko ko utangirwa pension afatirwa na assurance maladie. Urumva ni ibintu bibiri bigwiriye rimwe mu rugo, kandi nta kimenyetso kitwereka ko ubukungu bwazamutse. Hanyuma kanyuma ni uburyo biza buri gihe biza bigwa ku bantu. Ari ukuzamura pension byaje bigwa ku bantu. Ari ukuzamura mituweli yego biguye ku bantu. Ibya pension byaje bigwa ku bantu. Haba ibiganiro byinshi, ari nicyo nahuriyemo na Rugemanshuro icyo gihe bari gusobanurira abasendikaliste mu gihe bakabaye baraganirije mbere. Cyaba abadepite bavuye kuri tere muri no minsi harya barebaga ikira. Sinzi ibintu barebaga ni imibereho n'iki cyangwa n'ibidukikije sinibuka neza, ariko bagombaga nibura kuri tere z'abadepite n'iki kintu bakakiganiraho. Ntabwo ndi kumva impamvu ibintu byose birimo RSSB bikinwa rwihishwa kaza bita bigwa ku bantu. Noneho hakazaba imbaraga zo kubyumvikanisha byaramaze kuba itegeko, aho kugira ngo hazye imbaraga zo kubyigisha no gukusanya ibitekerezo, umwanzuro uzafatwe nyuma. Ntago ndumva aho bicomekeye, kuko iki kintu ni kinini cyane ku muryango. Aya makuru mu myaka 2 zamura pension, zamura mituweli, utagira icyo ugenderaho mu bushobozi, noneho byombi bigahurira ku kintu cyo gutungura. Sezerano igendera. Mwari nagushimiye cyane. Asante sana. Yego n'abakunzi ba KOP reka tubashimire. Iki kiganiro rwose mu cyumve, mwongere musubize inyuma mu cyumve. Harimo amasomo menshi cyane y'ubuzima yabafasha akababera akabando ko kwicumba mu minsi izagenda iza uko bwije nuko biceye. Ibiganiro byacu kuri KOP byo nakagaruka.